genda bavuga kuri contract genda impamvu azana ibyo byose ni kubera iki kuko atabibabwiye mbere ntaramusezera ubwo urumva yagiye gucura ibintu byose kandi yaranyandikiye narabikubwiye ngo wowe ngo ibintu ukoze ngo nzagusenya ngo ndi umuntu munini kure ni kusenya twe twarabyubatse turaririmba turabikorera ntabwo waza ngo kuvuga umuntu ngo uramusenya never ntabwo bishoboka yego jya muri kontra uyu ni wa mugamba wambwiye watangiye wo kusenya bose ntubibona umuntu araza uwo muvandimwe niwe wambwiye ati Jesu zo wamipango ariko buri uyu muntu bita BadRama amagambo arimo aravuga ni umuntu mu giti n'umwe mu bantu navuga ngo bari abavandimwe ba Jey Polly ko barahuranaga baragendanye bagize gute so iyo rero yumvise umuntu nk'uwo nguwo azagahimba ibinyoma ameze nk'ushinyagurira umuvandimwe we biramurya cyane yambwiye ati right now I'm going to be crazy kubera ko uwitwa BadRama arimo arajomba igisongo mu gisebe uyu BadRama ariko reka mande mbibumvishe uyu BadRama ni umugome mubi cyane niba ashobora kugenda hariya akavanga umvana BadRama agatuza abanyamakuru bangana kuriya akavuga nabi wamuvuga neza n'ibyo kuvuga kuko iryo zina ninjye warikoze kumbaza ngo abafana banjye ngo ngiye kubabwira ukuri yes ngiye kubabwira ukuri kuko ntabwo nababeshya ariko n'ababadi sinzi icyo akora iki mu muziki uburyo afite abafana ni ukuvuga ngo rero nibwo ngiye kubasobanurira uwitwa BadRama uwo ari we iyi ni episode ya 14 ndagira ngo ngusabe muntu wanjye aho waba uri hose mbabarira wicare ujya ahantu hatuje cyane ngiye kugusobanurira uwitwa BadRama ubu ngubu usigaye ari umuvugizi w'interahamwe ngo ni muntu ki uyu ni umwe mu bantu baje muri music nyarwanda ataje gukora umuziki nka business ahubwo aje kwishakiramo fame mu muziki ndetse no kwishakiramo abagore asambanya buriya shahu reka mbabwiza ukuri nuko banamuterekeyemo utuntu tugiye turemera buriya hari impamvu ntarimo nagenda ntuterekamo utuntu tugiye turemera ya Naomi ya Naomi ariko ndimo nagenda nagakwiye kuba muterekeramo utuntu turemereye cyane so uyu BadRama yaje mu muziki aza gukinira ku bana b'abanyarwanda ababesha ko bagiye gukora business urukumva araza ahubwo nawe agashaka kuba umusitari aho kugira ngo akore business nk'uko yagiye abizeza anabasinyisha za contract nyuma yaho aza no kubacika arabatererana aribwo yajyaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abona byanze aragenda amaze kugerayo atangira kujya sebya abana yari yarasize inaha ari nabwo bamarina mwumvaga ngo bavuye muri The Main umwana bita Mbanda Calvin ngo yakoraga capati mu Ruhengeri amukura mu Ruhengeri amuzana i Kigali amaze kumuzana i Kigali aramubesha ngo bagiye gukora business y'umuziki umwana atakariyeri yo gukora capati azi Kigali ubu yarahobagiye ari hehe mu muziki ko nta urimo ibyo uyu mugabo ngo ni BadRama umuntu ushobora kuba yabisobanura neza cyane ni umuvandimwe yatwaraga bita Rafiki Coga Style uyu yari umushoferi wa Rafiki ibintu bitangiye kugenda bitamera neza uyu BadRama nawe yaramubeshya aramubwira ati ndagira ngo nze dukore noneho dukore televiziyo urabizi nanjye ndi umusesenguzi ndi impuguke reba apa na pare n'ibiki byose nawe amukiniraho aramutererana ngo pubu ubwo bwose no busesenguzi nagiye ngo so BadRama business zose yagiye agerageza gukora kubera ko ibyo yashakaga we byari fame abantu bo muri Arizona barabizi uyu BadRama yagiye gucuruza amasosi cyangwa se amasupu mu nzu yo guturamo ari uko abantu community ya Arizona bamugiriye impuhwe baravuga bati no mugabo yigeze gutungaho amafaranga reka tumubabarire tumufashe tumuhereze inote y'3,000 agure ibyo birayi agure ibitunguru agure izo mbogera agure n'imboga atangire gukora amafaranga bamuhaye ngo afate place akore yagiye kubikorera mu nzararamo mu nzu y'umuherwe bita Bazil
ari nabwo yahitaga mwirukana mu nzara mwatereka da inzu yanjye ntabwo nayiguhaye kugira ngo ugende uyigire isoko ugende uyigire restaurant ni inzu iri muri residential place ntabwo ari ahantu ho gucururiza uyu BadRama ahantu muzabona ko ari igihe haramagara yuko nta n'ubwoba agira aho hantu hatuwe yaragiye akajya akoreramo ubucuruzi bwa magendu bw'ibiryo n'ibiki byose ndetse menya ni mu gihe yarazicururiza ibyo byo ntabwo nabihamye 100% ariko menya nabyo yarabicururizagamo kugeza n'ubu tuvugana yewe amakuru mfite nuko hari amafaranga yari arimo umuntu wamufashije kwimura ibyo bintu bafata ibikoresho byari birimo babishyira muri garage ahantu na n'ubu biracyarimo byabuze umuntu uza kubigombora ngo babikuremo uri BadRama narakubwiye we BadRama ndabizi kino kiganiro uzakireba nako mupendera amazani narakubwiye ngo kino kiganiro uzakireba nibitangira kugenda bigera mu episode manini uzabimenya sinakubwiye ngo nta n'iminsi 3 bizagutwara wowe yo kuba wamaze guhunga narabikubwiye ugira ngo ni imikino ubusuri uri hehe njyewe nivugani na director wo muri BadRama ahantu uvuga ko ngo yakoraga nivuganiye nawe director wo muri BadRama ndamubwira ntariko rero hari umuntu aho ngaho ukomeje kumenasa abantu ukomeje ndamusobanurira baragiye bajya kumupima ku isaha y'isa 4 n'iminota 6 n'amasegonda 18 bari bamaze kumereza igisubizo bavuga bati BadRama wawe turamwirukanye basanze akoresha ibiyobyabwenge by'indenga kamere mugende mumubaze ubu tuvugana ngo ese ko iyo umuntu asezeye ku kazi nta kibazo ari email gusa wohereza uzatwereke badge yo ku kazi kawe bamuwakinza out baragiye baramufata bamwambura badge they walk him out they walked him out naramubwira ni yewe ibyo wakoze rwose uraza kuza kumva uburibwe bwabyo ni nayo kintu nagiye mbwira abantu ubu tuvugana izi ntera hamwe ibi bigarasha byirirwa bivugira ku mitandaho hirya no hino fa kuba gusa yewe umwiyuti uyu n'uyu atuye aha gutya na gutya ubu nsigaye naramenye system narayimenye sinabwiye ko ejo bundi nzaba ni Denmark ubushize sinagiye Denmark mu mujyi wa Stockholm nabwiye ngo iki you're gonna see aba nimbwa ziri aho ngaho zimisega ntibazongere kugira umuntu batera ubwo nagiye mbibabwira inshuro nyinshi ndababwira ni jaho dore iherezo ry'ibigarasha n'izinera hamwe niryo ryiri noneho uwitwa BadRama we wahawe 25,000 yarazi ngo agiye guhindura ubuzima ariko noneho baramubwira bati no ntago ari kiriya kiganiro cyonyine wakagombye gukora ugomba gukora n'ibindi yari yanababeshewe ngo azine urugamba ngazinuru ngo azine urugamba kereka niba ari urugamba rwo mu maguru baramwe ngo batahije ipope mwijipo pfa kuba gusukuze uri umudamu ukuze naragutandika akagutandukanya amaguru mu buryo bukomeye cyane ariko rwose ibindi byo ibijyanye n'ubwenge reka dani ikigo gikiraho nkuko mwabibonye uruntu rushobora kuba rwakwiyambura umuntu kubera amafaranga kwe noneho ari n'amakuru yandi yewe ntari nsanzwe nzi buriya BadRama ngo ni umujura amakardi abantu mwagiye murya kwa BadRama muzagende mwongere musuzume neza ku matransaction yagiye abaho niba atarabibye afite go system yo gufotora kadi y'umuntu ubona akagenda akajya gura ibintu online ayo nayo na makuru nabashe gukurura kandi numwe mu baherwe yafatiye card arayifotora akajya gura ibintu online icyo kintu umuvandimwe yanyibwiye ati yewe ntabwo nari mbizi ariko umuntu yamishuye amakuru nabyongeye kubikurikirana ibyo kuvuga ngo BadRama ngo yagiye Cancun muri Mexico ku makuru maze gukurura nuko kwinjira ku mupaka wa Mexique byamugoye cyane
ntabwo aragera Mexique, ari ahantu bita muri Michigan. We bade sinabikubwiye, nakubwira ni wowe ntakufuatilia narabikubwiye ugira ngo mumo ndakina ngo Jesco zo mipango ngo muri afikinata ngo turaziranye, ngewe nziranye nawe, wowe nziranye nawe. Nakwereka nyine side yo kuba ngewe tumenyanye gutya, ariko ntago nziranye nawe wowe. Ine episode ya 14 sinababwiye ndio tunaanza sasa, tunaanza kuingia ndani. Umuntu arabyuka mu gitondo amaze guhaga ikintuza, yamaze kurongora umukecuru, yamaze kugunga afite undi mukecuru w'umuzungu arimo aracindura muri no minsi. Umaze guhaga icyo kintazi, ubwo noneho uwisugenda ugiye mu musarane, ugiye gukora mu bya video bya gitera hamwe n'ibiki cyose sha gwe maze ugatangira kuvuga ubu hari voice mfite, ariko ntago byagaragara neza ndamutse nkira voice na playing burara. Hari voice mfite umuntu yanyohereje barimo baravugana nawe, kimeze nk'igitangira kwicuza. Nuko bimeze narabikubwiye, ariko narakwandikiye inshuro nyinshi ngubwira ugitangira kwandika ibya M23, ndakubwira ariko ni gutuhuza M23 n'u Rwanda, aho ngaho muragenda ukora amakosa. Ndongera ndakwandikira none bwa kabiri uposting ifoto ya Kizito Mihigo, ndakubwira ni nyamara shahu muragenda ukora amakosa. Ifaranga rimaze kwinjira kuri konte wowe BadRama, nibwo wahisuhinduka nk'umusazi kubadida. Amahamwe rero, amahamwe rwose, amahamwe uhame hamwe. Agoze ikindi kintu BadRama ko aribwo natangiye kongera kwibaza, ariko nanabibajijeho cyane. Umuntu arambwira ati uretse gato Jesco zo mipango banze gusobanurira. BadRama uvuga ko ngo wakoze igikadogo ngo gusezerera muri za bibiri. Yego ndabyumva rwose nta kibazo. None se BadRama ko wakoze igikadogo, ntago witwaga Ramazani, witwaga Jean, kuko nabonye kuri ya foto ndetse n'icyangombwa handitseho ngo mupende Jean. Icyo gihe witwaga Jean, irya Ramazani byaje rite? Nabyo uzabidusobanurire rwose, ntago biriya bintu bifututse cyane. Ikindi Ramazani wowe cyangwa se BadRama ugenda ubeshya ngo warwanye urugamba, ngo wagize gutya na gutya. Urugamba warwanye n'urwaryari, nabyo uzabitubwira ubidusobanurire wowe. Urumva rero ibintu uvuga naho ubwawe menye utabizi, kuko igikadogo cya kirya gihe nubwo wenda wowe washatse kugenda ugaragaza ko wari nk'ikivera n'ibiki byose, oya, harimo n'abantu bakoze igikadogo kirya gihe kandi bari bafite amapeti banazamutse ubu tuvugana, ndetse bagiye banasubizwa ku ishuri bakiga n'ibiki byose. Wowe se kutasubiye ku ishuri ngo ujye kwiga, ibyo nabyo uzazubi dusobanurira impamvu byabayeho n'ibiki byose. Kigorye gusa umuntu w'umugabo cyamane nyagasani. Kuko noneho icyo kintu nacyo numara kugidusobanurira, uze kuza udusobanurira ukuntu ugenda uvuga ngo Jey Polly ngo yishwe n'inkotanyi, kandi wowe ubwawe ku giti cyawe ubizi neza uburyo wanamuhemukiye. Akabera nakubajije, yasize akubajije ngo ese ubundi ukora iki niba atari fame gusa wishakira no gukina ku marangamutima y'abantu uzubabesha? Wowe ukora iki ubundi? Aho mwabona umuntu mu manager w'abahanzi ubushaka kuba umustar kurenza umuhanzira, noneho ukajya uvuga ngo abafana banjye, ngo abafana ba BadRama, abafana b'umuzi, abafana bawe. Wowe ukora iki nawe? Wowe ukora iki? Umushinga wukoze nabi rwose, byarakunaniye. Ibyo ngibyo rwose nta n'umuntu bitabaho ko umuntu yatekereza umushinga nabi bigahomba, nyine uricara ugatuza. Ariko ntago ublaming igihugu cyakubyaye cyangwa se ngo amakosa yose yashyire ku gihugu cyakubyaye. We mbese 500
noneho ikindi kandi wowe nabonye hari ukuntu abantu barimo baragenda bakugira inama ushaka nabo kubayuzinga mu bugoryi bwawe ugaragaza nkaho wenda bakuvugishije cyangwa se wenda bakuganirije ibindi bintu bitandukanye. Uri ikigoryi kandi uri n'umugome wowe. Nta muntu ushobora kuba ubu ngubu yavuga ngo nibura nagirane conversation nawe atarimo arakugira inama. Uzwa ahantu hose ndimo ndagenda, ahantu hose ndimo ndagera, abantu bari guhita bambwira ati bande kiriya cyohe, kiriya kigoryi, kiriya gicucu, kiriya gipfu. Urabona uko abantu barimo baragenda baguhimba amazina gutyo, ni ukubera ubwo bugoryi bwawe gicucu mpesi. Urugabo ako ari BadRama narababaye cyane nyimara kubona ukora ikiganiro nka kiriya, nkibuka ibintu byose nagiye ngutaho ngufasha sha. Wowe wandagaye hanze, bagutaye hanze, turagufasha turagukotereza. Ijoro rya mbere turagucumbikishiriza muri motel 6, wabuze aho ujya kura tutaraye mu modoka se. Ukuntu community ya Arizona yagufashije wowe sha, bakagufasha bakanakugurira n'ibiryo. Wowe BadRama ujye ubyibuka ngewe ngufata ubwanjye ndi kumwe n'umukiri wanjye nashaka kuvuga mu izina, ndakujyana muri restaurant bita Golden Corral, turaguhumuriza, turavuga ngo ibyo bintu bibaho, ihangane ugire gute, nawe uravuga ngo ugiye kwisubiraho, n'urwo rumodoka rw'ideni ugiye kurusubizayo, ubanze wiyubake. BadRama wafashijwe n'umukobwa bita Nathalie Karuba, yaragufashije akugira uburi we, yemera gufata imodoka mu ideni kubera wowe, afata inzu mu mazina ye, unanirwa kuyishyura nayo bayikwirukanamo. Uyu mwana w'umukobwa benda kumuhereza icyo bita eviction. Reka amasobanuro eviction icyo ari cyo mw'abantu mwe. Eviction ni igihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wananiwe kwishyura rent, noneho bikaba ngombwa ko bakwirukana mu nzu bitewe n'ukuntu watinze kwishyura, kubera ko hari kwishyura inzu ntabwo ugomba kurenza tariki 3. So iyo ugejeje amatariki 20-15 ntabwo ari nk'inyarugenge ngo waragwa preavi bahita bakujyana mu rukiko. Iyo bamaze kujyana mu rukiko, judge akadesida ngo bakwirukane, barakwirukana bagahita banashyira record, bakanabyandika mu byangombwa byawe yuko runaka ntabwo abasha kwishyura inzu. Ahantu hose wajya gukodesha ntabwo bashobora guhereza inzu kubera ko babarareba mu byangombwa byawe record yawe. Ubundi muri Amerika abantu babeshejwe na record. Iyo basanze muri record yawe rero bavuga ngo ntabwo ujye ubasha kwishyura inzu, nta muntu ushobora kuba yaguhereza ahantu ho kuba. Uyu BadRama rero yangije record ye buriya kugira ngo abone ahantu ho gutura, kereka haje nk'undi muntu akaba ari kuza kumufatira inzu. Nari naranze kubivuga, mbivuze muri episode ya 14 kubera ko bibaye ngombwa ko utazagira undi muntu ushuka. Hari abantu ushobora guhura nabo ukabashuka n'ibiki byose ngenda bivuza ahangaha. Narabikubwiye ngene narabiguteguje, nakubwira ninge nintangira guturika uzabyihanganire. Nzaturika nzameneka. Wowe urashaka kujya gusiga icyasha igihugu sha. Wowe urafata umukuru w'igihugu ukamwandagaza ukamutuka, nako kayozo kawe ngo n'umunwa. Ntabwo nshobora kuguhereza. Uwo ni Jessica uzaba umuhungu w'igikona. I don't play no game like that. Nunzis guys, episode 15 ndaza ari umurimo.